dore ibintu bitatu bigaragaza abashuga dadi cyangwa abashuga mami. Bamwe babita abashuga mami cyangwa abashuga dadi, abandi tukabita abashuka mami cyangwa abashuka dadi. Reka rero nguhereze ibintu bitatu bibaranga kugira ngo nawe nuhura nabo uzahite ubavumbura. Ese ubundi abashuka mami n'abashuka dadi ni bantu ki? Ni abantu bashuka bagashuka amarangamutima n'ibitekerezo by'abandi. Nanone ngiye kuguhereza inama n'umwanzuro n'uburyo wabirinda, ndetse n'amagambo yavuzwe n'abahanga ku isi mu cyongereza nanyaguhereza no mu kinyarwanda. Mbere y'uko rero ngiye kuguhereza ibi bintu biranga abashuka dadi n'abashuka mami, mbere y'uko nguhereza ibi bintu bitatu, reka nguhereze aka gakuru karakumvisha ibi bintu neza, ndetse wibuke gukanda subscribe kuri YouTube channel yitwa Inkuru Nshyashya TV. Nanone rero twagiye inkuru nayise urukundo rwahindutse umutego. Iyi ni inkuru ya Aline yari umukobwa wicisha bugufi, ufite umutima woroshye kandi wifuza gukundwa by'ukuri. Yahuye na David ku munsi utatekereza ko wahindura ubuzima bwe burundu. David yari umugabo w'amagambo meza, amwenyura ahora amwita umutima wanjye ni impano y'Imana. Mu byumweru bike gusa Aline yumvaga ari mu ijuru. Nanone David yatangiraga amuhamagara buri kanya, akamubwira ko atabaho atamufite, atari kumwe nawe. Aline yumvaga yatoranyijwe mu bantu bose, nta na kimwe yatekerezaga uretse urukundo rwa David. Ariko uko iminsi yicumaga, David yatangiye guhinduka buhoro buhoro. Nanone igihe Aline yamubazaga impamvu atakimwitaho nka mbere, David yaramusekeraga akamubwira ati uri gukabya nawe, ikibazo ni wowe ugifite mu mutwe wawe. Iyo Aline yariraga, David yamushinjaga amagambo agira ati ni wowe uteza amakimbirane rega buri gihe, byose ni wowe bikurura. Aline yatangiye gushidikanya ku bitekerezo bye bwite, yibaza ati ese koko ndi ikibazo? Nanone umunsi umwe Aline yashatse gutandukana na David, umutima we utabimwemerera. David yararize, arangije aramupfukamira aramubwira ati nugenda nanjye ndapfa. Ni gute nabaho ntagufite? Ni gute ngaho mbwire Aline we, uri ubuzima bwanjye. Ese ibi ngibi kandi uhise ubyibagirwa? Nuko David yamuteraga impuhwe cyane. Aline nuko yaracecetse arahagarara, arangije ntiyagiye ngo amusige. Umwanzuro yari yafashe wo gutandukana na David ntabwo yawubahirije, ariko umutima we wari waratangiye gupfa burundu. Herezo ribabaje rero ry'iyi nkuru, Aline yagiye atakaza inshuti, atakaza ibyishimo, atakaza icyizere yari afitiwe ubwe. Yatangiye kwiyanga, kwibona nk'utagira agaciro. Amarira ye yabaye inshuti ye ya buri joro. Umunsi umwe yirebye mu ndorerwamo ntiyamenya uwo abonye. Yavuze bucece ati ndi muzima ariko numva narapfuye. Nibwo yasobanukiwe urukundo rwe, urukundo rutamushyigikiye, rutari urukundo ahubwo ni inyicarubozo. Kwa magambo meza atari yagira umuntu mwiza kandi atanari rwo rukundo, kandi ko kudatandukana n'umuntu atari byo bigaragaza kwihangana, ahubwo ari ukwiyahura buhoro buhoro. Yagiye atazi uko azongera kwiyubaka, ariko azi ikintu kimwe: nta rukundo rwagakwiye kumutwara agaciro ke, cyangwa ko nta rukundo rukwiye gutwara umuntu agaciro ke. Isomo rikomeye rero ry'iyi nkuru nuko abashuka mami n'abashuka dadi bica umutima buhoro buhoro. Ntibakoresha ibyuma, ahubwo bakoresha amagambo n'amarangamutima n'ubwenge bubi cyane. Iyo wumva wiyanga kubera umuntu uvuga ko agukunda, si wowe kibazo, ahubwo ugomba kugenzura neza koko urwo rukundo rurakwiriye. Nanone rero tudatinze kuri bya bintu bitatu ngiye kubibahereza biranga abashuka dadi n'abashuka mami.
ibintu bibaranga rero, ikintu cya mbere guhindura ukuri, icyo twita manipulation y'ukuri. Ikintu kibaranga nuko umushukama ahora ahindura ukuri kugira ngo bigende uko abishaka. Ashobora kugushinja amakosa atari ayawe cyangwa akavuga uko wibeshya niyo uzi neza ko ari ukuri. None urugero, iyo umubajije ikosa yakoze ahita akubwira ngo ni wowe wabiteye cyangwa uri gukabya nawe. None inama rero, jya wizera ibitekerezo byawe n'ukuri kwawe. Indi nama, andika ibintu by'ingenzi kugira ngo utazajya wibagirwa uko byagenze. Ntugatinye kuvuga uti ibi si byo nabonye, ukabishyiraho akadomo rwose ukabishimangira. Nanone ikindi kintu kiranga abashuka dadi cyangwa abashuka mami, ikindi kintu cya kabiri ni iki: bakoresha amarangamutima, icyo twita emotional manipulation. Ikintu kibaranga kuri iki kintu cyo gukoresha amarangamutima ni iki: bakoresha amarira, agahinda, ubwoba cyangwa imbabazi kugira ngo bagufate ku mutima. Bashobora kukubwira ngo nutagira ute, nubasiga ngo bazababara cyane cyangwa bakaba banakiyahura. Niba nanone urugero, niba bakakubwira ngo niba unkunda koko ntiwabyanga kunkorera ibi bintu. Nanone ugomba kureba se koko ibi bintu ari kunsaba bihuje n'imyemerere yanjye cyangwa n'amahitamo yanjye cyangwa n'ibitekerezo byanjye. Kuri kwa ugomba kuguhereza agaciro kandi ndetse na attention zawe ukazihereza agaciro. Inama, menya ko impuhwe atariyo mpamvu yo kwiyambura icyubahiro cyawe. Jya ufata umwanya utekereze mbere yo gufata icyemezo. Nanone menya gutandukanya urukundo n'igitutu. Ikindi kintu rero kiranga abashuka mami n'abashuka dadi cya gatatu ni iki: kwiyitirira kuba beza cyane, bariyoberanya. Ikintu rero kibaranga, batangira bagaragaza isura nziza cyane, impuhwe, ubuntu, amagambo meza, ariko iyo bamaze kukubwiraho ijambo cyangwa kukubwiraho uruhare, baraguhinduka cyane rwose bikakuyobera. Urugero, nko mu ntangiriro bakwitaho cyane, nyuma bakakwirengagiza, bakagusuzugura cyangwa bakakugenzura uko bashaka, bagatangira bakakubwira nk'akarima k'igikoni. None rero inama, ntiwihutire kwizera umuntu uwo ari we wese uhita ukwereka urukundo rukabije, ahubwo banza ugenzura ibikorwa bye, umwige neza. Reba ibikorwa bye, wirinde kuba wakurikiza amagambo gusa. Nanone jya witonda mu gutanga amakuru yawe bwite, kuko iyo utanze amakuru yawe bwite niho umuntu ahera akwinjirira akakwiga. None rero umwanzuro, abashuka mami n'abashuka dadi ntibahita bagaragara, ariko ibimenyetso byabo bibagaragaza ibi ngibi ndabiguhaye. Nanone kwimenya, kwigirira n'icyizere no kwihagararaho nibyo bizakurinda kugwa mu mutego wabo baginga babashuka dadi n'abashuka mami. Wibuke ko nta rukundo bagufitiye rwose, ntabwo ari inshuti nziza, ntabwo yaba n'umuryango, yaba n'inshuti zawe, yaba n'urukundo, ntibikwiriye kugutwara agaciro kawe ngo bikakwake, ngo bigakubite hasi. Amagambo yavuzwe n'abahanga ku isi rero n'aya ngaya ngiye kuyaguhereza mu Kinyarwanda no mu Cyongereza. Ijambo ryavuzwe n'umuhanga yaravuze ngo manipulation is when they blame you for your reaction to their disrespect. Sobanuye ngo gushuka ni igihe umuntu akugaya kubera uko wakiriye gusuzugurwa kwe, aho kwemera ko ari wowe wakoze nabi. Ndi muhanga witwa George Simon yaravuze ngo the manipulation knows your weakness and uses them against you. George Simon yaravuze ngo umushukamami amenya aho ufite intege nke maze akabigira indwara yo kugutegeka. Ubwo rero pay attention with shukamami and sugar daddy cyangwa sugar daddy. So undi witwa Anonymous yaravuze ngo you can change someone who doesn't see a problem in their actions. Sobanuye ngo ntushobora guhindura umuntu utabona ikibazo mu byo akora. Nanone rero niba wifuza ko ngukoreye ikindi cyegeranyo cyiza nk'iki, wabyandika muri comment, ugatanga muri comment n'uburyo iki cyegeranyo uko nkiguhaye nuko cyakiriye. Ngenda bakunda cyane YouTube cyane yitwa Inkuru Nshyashya TV. Uduhaye like na subscribe ntacyo byagutwara, ndetse n'igitekerezo
ni ibintu byiza cyane, ndetse ni ibintu bidutera kuraje zo gukomeza gukora. Ndabakunda cyane cyane, Imana ikomeze bandebere icyoroshye. Ciao.